hanyuma ubundi mu Rwanda tugomba kuzakorera mu bigo 210 ariko tumaze kurenga 3/4 by'ibyo twahaye ibikoresho. Nk'ubu hasigaye intara y'amajyepfo yonyine niyo tuzashyira ibyo bikoresho mu gihe kiri imbere gato. Icyo bimaze gufasha sosiyete nyarwanda nuko usanga abanyarwanda cyane cyane ababyeyi baba bana n'abayobozi bamaze kumenya yuko uyu mwana umufashije ashobora kugira icyo yigezaho, batangiye gusobanukirwa neza ibyo ari byo. Imbere hari igihe umubyeyi yabaga afite umwana mu rugo akamera nk'uwagwiriwe n'isi, kuko ntabwo yabaga azi icyo ari bushobore gukora na rimwe, ahubwo ugasanga arirukira kwa muganga, ugasanga yagiye gutekereza ngo ibi ni amarozi n'ibiki, yaracitse intege atazi ukuntu yakwifata. Ariko ubu kuvaho Special Olympics yatangiye gukora mu miryango nyarwanda, ababyeyi nibura bamaze kumenya ko umwana ashobora gukina na bagenzi be, ashobora guseka, ashobora kwishima, ashobora no gukaraba no kugirirwa isuku, akambara neza, akava mu bwigunge, akajya muri sosiyete, akabona ibyo umunyarwanda wese akura muri sosiyete, ari byo ibyishimo, gutembera, kugira isuku, gutaha amakwe, kujya mu isoko, kujya mu misa, ndetse binabaye na ngombwa no kuwa gatandatu akaba yajya mu muganda gukora ibikorwa biteza imbere u Rwanda muri rusange. Murakoze. Ni ukuri tukimara kumva ko umushinga waje utugana, twabyakiriye neza, twabyishimiye kubera ko birafasha abana bacu basa n'abari bamaze guhezwa inyuma kubera ko kudakora siporo, kubera kudahura n'abandi. Birabafasha kugira ngo babashe gutera imbere. Hari icyo bita kubana n'abandi. Imikino izatuma abana basha guhura bagasabana, bakabasha kungurana ibitekerezo mu biteza imbere ubuzima bwabo bwa buri munsi. Rero bizi igihe kubera ko turi no mu bihe bibi by'ibiza, covid irimo iragendera irangira, ariko ntibituma tudatanga amasomo atuma abantu bakomeza kwirinda bya bibazo byose bishobora kuduteza ibibazo. Noneho uzahora umwanya mwiza kugira ngo abana bahure, baganirizwe, hanyuma nabo basabana hagati yabo. Hano mu ntara yacu dutorezwa umutwe w'intore witwa Intaramana-bigwi. Intaramana-bigwi ni ukuvuga ahari ubushake n'ubufatanye byose birashoboka. Abagabo ngona bafashe ibikoresho bagiye kujya mu turere, barapanga, ntacyo tubabwiriza ko barabikora buri munsi. Barapanga gahunda yo gutanga biriya bikoresho, nta n'iminsi izarangira bitageze ko bigenewe, kandi tuzakora follow up uburyo ki bizakorwa. Tuzahora tunasura biriya bigo byagiyemo kugira turebe ko banabikoresha uko bikwiye, kandi turabizeza yuko bigiye gukorwa neza, turabikurikirana, kandi mu gihe gito ba nyirabyo aho byagenewe ibyo bagezeho nta kibazo. Murakoze cyane. Special Olympics Rwanda idufasha mu gutanga ibikoresho bya siporo mu mashuri. Wenda ndababwira icyo bitumariye cyane nka Minisiteri y'Uburezi. Dufite politike ya siporo mu mashuri, y'imikino n'imyidagaduro mu mashuri.
irimo ibintu byinshi biba bikenewe kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Harimo ibibuga, harimo ibikoresho, harimo abarimu cyangwa se abatoza, harimo no kwigisha isomo ubwaryo rya siporo nk'isomo. Kuba rero badufasha gutanga ibi bikoresho bijya mu mashuri biradufasha cyane mu gushyira mu bikorwa iyo politiki ya siporo mu mashuri. Hari n'indi politiki dufite iyo twita special needs and inclusive education, genekereje ni politiki y'uburezi budaheza abana bose kugira ngo bashobore kujya mu mashuri. Kandi Special Olympics Rwanda babonye ko bibanda cyane ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Urumva rero ni igikorwa gikomeye cyane, badufashije mu mashuri menshi, twatanze ibikoresho mu mujyi wa Kigali, dutanga mu ntara y'Iburasirazuba, ejo twatanze mu ntara y'Amajyaruguru, uyu munsi turi mu ntara y'Iburengerazuba, dusigaje mu majyepfo, ariko naho ndumva tuzahagera dukurikije ubufatanye dufitanye na Special Olympics Rwanda. Nkafata n'uyu mwanya kugira ngo mbashimire kuko ni inkunga idufasha n'ubundi gushyira mu bikorwa politiki z'uburezi tuba dufite muri Minisiteri y'Uburezi.